Ese injangwe y'inyaryenge yarya imbeba ihaka? Hoya ntibibaho. Ndongeye mbaye ikaze mu cya kiganiro cyanyu mukunda muri benshi, ubu buzima n'abantu. Injangwe y'inyaryenge kandi izi kugena hazaza yirinda kurya imbeba ihaka cyane rwose. Niba ujya wibaza impamvu abantu bagusuzugura, ushobora kuba ureba ahandi hose, nyamara ikibazo kiri kuri wowe ubwawe. Kuki bagusuzugura? Turaza kuvuga ku bintu birindwi bituma abantu bataguha agaciro. Ihene yahiye ku murizo irangije iti noneho harakeye bahabone. Ibintu byo kwibonekeza, ushaka kwemeza abantu bikunda. Kuba mwiza ntabwo bikurinda kugirirwa nabi. Bakuvugisha bafite icyo bagukeneyeho gusa. Tubyita ubushuti cyangwa n'uburyari. Ari mu mateka y'u Rwanda ubita Gahindiro ka Mibambwe wa mbere yahihibikaniye kurongora Bwiza bw'Amashira, wari warasabwe na Ruyi Rwabuzi, agashirwa amubonye nuko byamugoye. Ubuzima we ntuzansiga pe, gutsindwa si ibyanjye, gutsindwa si ibyawe, ntucike intege. Jya ubikorera ba bantu bashaka yuko utsindwa, kuko niba ushaka kuguruka biragusaba gusiga buri kintu cyose kikumanura hasi. Kandi ushaka kuguruka, ko ubuzima tubamo bukenera amafaranga, ku buryo no gushaka amafaranga bisaba kuba ufite andi mafaranga. Bashinja abandi kubasuzugura, kutabubaha, ariko ntibamenya ko uburyo bitwara bugena uburyo bagomba kwitabwaho cyangwa se gufatwa. Reka tubivuge muri make. Icya mbere, uvuga yego buri gihe, nta oya ugira muri wowe. Niba udashobora kuvuga oya, abantu bazakoresha ubuzima bwawe kubasha. Icya kabiri, uba ushaka gushimisha buri wese, ntuzigere ushimisha abantu bose. Igiti kimwe cy'umuvumo, ngo ni inkuru bavuga mu Bugiriki ariko ntabwo biri real, ni fact. Inkuru zo kwigiraho. Icyo giti abantu bazaga kugama buri gihe izuba ryari ryinshi, ko kibona ko bafatamo agacucu, baragenda bafica no ku mababi yacyo, barya bajugunya uko babonye. Umunsi umwe icyo giti kigira inama cyo gusubizayo amashami yacyo, kiragenda gikuriramo imbere. Ariko babandi uko icyo giti cyasubije amababi yacyo, babuze agacucu izuba rivuye, aho bugama imvura, batangira kumenya agaciro ka cya giti. Nibwo bangije barongera barakinginga bati tubabarire, ugarure ya mashami twongere twugane. Kuko igiti cyari cyabonaga batakimenya agaciro kacyo, bagitoreturaho uko babonye, kiza kongera kugaruka nyuma. Abantu barishima, batangira kukitwaraho neza. Rero ntabwo washimisha buri bantu bose, ntabwo bibaho. Igiti gitanga agacucu kugera no ku bantu baza baje kugitema. Icya gatatu, ntabwo ugira icyo uhagararaho, ntabwo ufite principles, ntabwo ufite amahame. Rero nimba udafite amahame ugenderaho, abantu basa kugenera amahame ugenderaho. Ntabwo ufite values, ugomba kugira amahame, ubuzima bwawe ukabuhereza amahame, imirongo ntarengwa. Icya kane, ugira kwihangana kurenze, wigira umuntu mwiza. Rimwe na rimwe tuba tugomba kuba abantu babi, ntabwo buri gihe tuba dushaka kuba beza. Rero bihanganira ibintu byinshi. Barakuca inyuma ugatorera ukihangana, bagutuka ukihangana. Oya, ntukorohere agasuzuguro. Ariko worohera agasuzuguro bigatuma abantu benshi baguca amazi, batabona agaciro ubafitiye ufite. Icya gatanu, ni ukwisuzuguza mu magambo. Mbese wowe amagambo wiyaturiraho ni amagambo yisuzuguza, y'agasuzuguro. Ni amagambo amagambo wivugaho. Iyo wivuze nabi, abantu bifata nk'ukuri. Urugero, dushobora kuba turi kuganira, nkakubwira ngo njye se ko ndi fake, njye se ko ndi imbwa. Can you imagine? Uri muri yaturiraho amagambo atari meza. Bituma rero n'abandi, nimba urugero wihaye rubi, gute bazaguhereza urugero rwiza kandi urugero wihaye, urugero wifatamo ari rubi? Hindura amagambo wivugaho, itanga urugero rwiza. Nakunze umusobanuzi Rocky Kimomo, niwe muntu uvuga ngo ndatwika ndi umuhatari, kandi kuko ugasanga ni ibintu bizima. Niwe mu nyine cya kizere igirira, aragukonveka nawe kikujyamo ko kumva ko ari umuntu w'umuhatari cyane. Rero utangire weturiraho amagambo meza, ntukivuge nabi. Iyo wivuze nabi, abantu bifata nk'ukuri. Abantu baguha agaciro kuko ubasaba kukaguha, baguha agaciro bitewe n'uko wowe wiyubaha, wifata. Wowe se ni iki wumva ukora muri ibi gituma abantu bataguha agaciro? Wandike muri comment, bibe byanafasha na bagenzi bawe. Hari inkuru y'imineke. Burya imineke urabibona ko ni igitoki kiba ari icyatsi, bikitwa umuneke igihe igitoki cyahiye kikaba umuhondo.
Umunsi umwe ibitoki byari bihari ariko bibona abantu bari kubifata nabi, ni inkuru yanyubatse cyane. Umuntu agatinya gushyira igitoki imbere mu modoka ngo kirateza amakakama, kiraza kwanduza, abantu bagatinya kugihata ngo kiraza kubateza imyanda. Igitoki kiravuga kiti rero aba bantu reka nanjye mbe nitsimba, kiragenda kitsimba mu mashyamba iyo kigumayo. Abantu babura ibitoki neza, ibitoki biragenda birabura muri ako gace. Bimaze kubura, abantu bamara kwezi kumwe, abiri, atatu, ibitoki barabibuze. Bajya ku mudugudu bati ibitoki byarabuze, bajya ku kagari ibitoki byarabuze, ku karere, ku ntara, ku gihugu, ikibazo cy'ibitoki. Hanyuma ibintu bimaze kudogera, ikibazo kimaze kuba agaterera nzamba, ibitoki byari bimaze igihe nk'umwaka, nk'igihe kinini nyine byitsimye bitaza mu bantu, bitagaragara. Abantu bamaze kubona ko buri ibitoki bihangayikishije, batangira kwicuza ukuntu babifataga nabi. Ibitoki biza kumenya, biza kugaruka mu gace, ariko mu kuza byaje byarabaye imineke. Bibaye imineke, abantu bararya, barishima, barabirya, barishima, biranaryoshye cyane, ku buryo abantu bamwe na bamwe bangaga kubitwara mu modoka ngo birateza amakakama, batangiye kubitwara imbere aho bose babibona, batangira kubikoresha nka dekorasiyo. Urumva rero abantu bamenya agaciro kawe igihe kenshi na kenshi utaboneka kuri bo buri gihe. Umuntu agufatira aho akuboneye, never. Ifokasinge wite ku bintu byawe, uko urushaho kubura, kutaboneka ku muntu cyangwa ku bantu, barushaho kuguha agaciro. Ntabwo tuvuze ngo ubure burundu, ariko wiboneka buri gihe. Amaboko atanga aruta iminwa isenga. Gira icyo utanga kugira ngo nawe ugire icyo wakira. Nizere ko wakoze subscribe kuri iyi channel, turushaho kubana. Peace up.